Bakunzi babiza TV Rwanda, dukomeze kwifuriza ibihe byiza n'ubuzima bwiza. Dukomeje kandi kubifuriza kugira ishya n'ihirwe mu byo mukora byose, mu byo munyuramo byose, iterambere riri imbere kandi iterambere ryihuse n'iryo twifuzaho. Wagiye wumva ubuzima butandukanye bwa muntu, genda wumva uko ubuzima bwe bugenda bubaho kuva kivuka kugira ageze mu myaka y'izabukuru. Ariko wagiye wumva ko ubuzima bwa muntu harimo kubaho neza ndetse n'ubuzima bugana ku rupfu. Umuntu abaho akagira ubuzima ariko akazageraho agapfa. Nababwiye ko urupfu ruzi igihe rushakiye, ruza mu minota runaka, isaha runaka cyangwa se igihe runaka ariko utigeze uteganya. Mu minsi yashize habaye impanuka ikomeye cyane yabeye mu karere ka Rulindo, rwahetenye abasaga 20 bose basiga ubuzima. Mwumvishe kandi indi mpanuka yari yabaye mu karere ka Kayonza hariya mu murenge wa Rukara, aho nanone hari benshi bahashize ubuzima. Izi mpanuka rero umunsi ku munsi ziri kuba kandi benshi bari kwasiga ubuzima. N'aka kanya nanone hari indi impanuka yabaye mu karere ka Kamonyi, aho impanuka y'imodoka yakomerekeyemo abagera ku banyeshuri bagize kuri 13. Nitwa Eric Nshimimana ni muri kumva, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe uvumbuzi siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, n'ahandi wabikura n'ahandi wabisanga atari kuri Biza TV Rwanda. Ni inkuru ibibabaje ikora ku mutima y'abantu, ni inkuru abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi twe kwicaraho tugatekerezaho. Ubuzima bwo mu muhanda, ubuzima bw'abanyeshuri, ubuzima bw'abanyarwanda ndetse n'ubuzima bw'abatuye isi muri rusange. Ese ko isi igira imihindagurukire igandukira abantu? Ese ko ubuzima bw'isi bugenda buhinduka? Ese ko kibuhinduka no mu bashoferi? Abashoferi hirya no hino hatandukanye mu gihugu bahabwa inama ndetse n'ubuzima kugira ngo bagirwe inama z'uko bagomba kwitwararika gutwara abantu ndetse n'ibintu byabo. Bagirwa inama kandi zo kumenya ko igihe unaniwe utakwiye gutwara imodoka, igihe wanyoye udakwiye gutwara imodoka, ndetse n'igihe wumva utameze neza, haba mu mvura y'amahindu cyangwa se igihe ubona ko ikinyabiziga cyawe kidafite kugenda, udakwiye gutwara imodoka. Iyi mpanuka rero yaba yakomerekejemo igatwara ubuzima bw'abanyeshuri bagiye kuri 13. Ese byagenze gute? Uri mu Rwanda, uri mu karere k'ibiyaga bigari, uri mu Rwanda cyangwa se mu Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Burundi, Tanzania, abari kutwumva muri Central Africa, abari kutwumva muri West Africa, abatwumva kandi bari Kota Masimba bwo mu ntara ya 5 ya diaspora, mbifurije ikaze kandi mbaye ikaze umuryango mugari Biza TV Rwanda. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika habereye impanuka y'imodoka itwara abanyeshuri cyangwa se icyo bita school bus. Ni ikamyo kandi yavaga mu karere ka Muhanga itwaye imbaho, abana bagera kuri 13 bose barakomereka. Harimo kandi 3 bakomeretse bikomeye cyane, bivuga ko aba banyeshuri bashobora kuza kwasiga ubuzima. Amakuru kandi yemeza ko n'umuyobozi w'ishuri irya Elite Parent School, ni ishuri riri hariya n'ubundi mu karere ka Kamonyi, abo bana bigagaho. Tuyizere Oswald avuga ko iyo manuka yabereye ahazwi nko mu Ugomero. Yego, narinze ku muhanda nje gufata agafunguzo umumotari akanzaniye. Nyamara gufata agafunguzo nambutse umuhanda hariho aho umumotari yarahagaze. Yego, niho hari haparitse ako gahiyasi gapakiye kari gupakira abanyeshuri. Hari hamaze kugeramo abana 13. Yego, shoferi yaravuyemo arimo aricaza abana inyuma mu ntebe neza. Ino modoka bakunda kwita ngo ni ibiyutongo y'ibinyacyangwe bikunda kuza bipakiye imbaho zino z'abashinwa nyine. Yego, izi modoka z'abashinwa. Yaturutse hano mu Nkoto, amaze kuva mu Nkoto. Yego, kubera ibitotsi no kuba yasinze ava mu mukono yararimo, asanga iyi yasi mu cyapa yari iri gupakirira abanyeshuri. Yego, niko kukubita iyo modoka yari yasigenda yisunika paka muri rino shyamba muri kubona. Nuko byagenze, nje byabaye mbireba, ariko turimo twabonye abana bari bugiri
bari bukomereke ku buryo bukabije ari abana bagera ngaho ngaho ikabagonga. Yaturutse ruguru ubwo yamanukaga nk'igaraga idafite feri, ubwo yahitaga itikura ya modoka y'abanyeshuri. Akomeza agira ati ikamyo yasanze abana bari barimo kwinjira muri bisi yabo, irabagonga kubw'amahirwe nta wiciwe mu nkuru cyangwa se ngakirwe urupfu muri iyi mpanuka. Ntabwo kandi yigeze acibwa akaguru cyangwa se akaboko, ntawacitse ugutwi cyangwa se ngacibwe umutwe, ku buryo hari n'abatangiye gusizirwa kwa muganga. Tuyizere kandi yakomeje avuga ko byabaye mu gitondo ubwo abana berekezaga ku ishuri. Ababyeyi kandi bakaba bamenyeshejwe amakuru y'abana babo, bakaba bari hamwe kwa muganga ndetse kandi n'ubuyobozi bw'ishuri buri kubitaho kugira ngo barebe ko ubuzima bwakomeza kugenda neza, abana bagakomeza kugira ubuzima bwabo bagasubira mu masomo nk'ibisanzwe. Bakomeje kuvuga ko kandi bakomeje kwitabwaho n'abaganga muri rusange. Tuyizere kandi avuga ko abana batatu ari bo babaye cyane bakaba bakomeretse bikomeye cyane, bakaba bajyanywe ku bitaro bya CHUB i Kigali, bakaba bajyanywe ku bitaro bya CHUK, abandi nabo batwarwa CHUB i Butare. Abandi kandi bakaba bari kuvurirwa ku bitaro bya Remera Rukoma kugira ngo bitabwe ubuzima bwabo bugende neza. Umuyobozi kandi w'akarere ka Kamonyi Dr. Saana Ahayo Silver avuga ko bamenye ko ayo makuru ndetse kandi bayamenyesha inzego z'umutekano zihutira gutabara, ariko hari abanyeshuri bari baguye aho ngaho ubwo inzego z'umutekano zazaga kubatabara. Ariko ikindi ntabwo ari hakamenyekanye icyaba cyateye iyo mpanuka. Agasaba kandi abakoresha umuhanda gukomeza kwitwararika mu gihe mu muhanda harimo umunyangingo utwara ugenda kandi akagenda n'amaguru cyangwa se umukono w'abagenda n'amaguru. Igihe kandi ubona ko ari ngombwa ko imodoka iri kugenda wumva itameze neza, ni ngombwa ko wahagarika imodoka kugendamo cyangwa se kuyitwara. Aboneyeho kandi kuvuga ko iyo mpanuka bavuga ko ikamyo yamanukaga yataye umuhanda ikagonga imodoka itwara abanyeshuri aho yari ihagaze ibinjiramo kugira ngo bajye ku ishuri. Umuhanda Kigali Kamonyi kandi Muhanga ukunze kuberamo impanuka za hato na hato ziterwa n'amakamyo apakiye imizigo agonga izindi modoka ziba ziri mu nzira cyangwa se zihagaze. Abandi kandi abantu bakasiga ubuzima, benshi ugasanga barakomeretse ubuzima bwabo bukatikirira. Ubuyobozi kandi bw'akarere ka Kamonyi bukaba butangaza ko igisubizo kirambye ari ibikorwa by'umuhanda, kandi icyo ikorwa ry'umuhanda Kigali Muhanga aho uzaba ufite ibisate bibiri kandi biteganye, bityo umubyigano w'ibinyabiziga ukaba wagabanuka umunsi ku munsi. Meya kandi Ahayo Silver avuga ko amakuru ahari ari uko umwaka wa 2025 uzarangira hari imirimo yatangiye gukorwa y'uyu muhanda. Ibi kandi tubikesha umunyamakuru Ephraim Murindabigwi, akaba ari umunyamakuru wa KT Radio. Iyi nkuru kandi uko ibabaje nuko abanyeshuri bakomeje kuba bakitabwaho, abandi bakaba basubiye mu ngo kugira ngo bitabweho n'ababyeyi bakomeze kuba bakomeza amashuri yabo. Nitwa Eric Nshimimana, naho iyi ni Bizatsi by'u Rwanda muri kumwe, ubuvumbuzi siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, n'ahandi wabisanga atari ku Bizatsi by'u Rwanda. Komeza ukore subscribe na yindi neguza nawe ubutaha. Yeah.